Philadelphia Imana iratsinda. Imana nishimye. Haleluya. Shimye Imana itumye nongera kugera ahangaha, kandi nshimye Imana ibasha kungirira icyizere, ukaba mwabashije kumpereza karibu n'ikaze ahangaha mu nzu y'Imana. Mbere ya byose rero turagira ngo tubanze dushime Imana twebwe twese tumaze kugera ahangaha. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuko uri Imana nziza kandi nzima, turagushimye kuko wabanye natwe mu cyumweru cyose gitambutse. Twari dutandukanyijwe n'isi n'imiruho, twari dutandukanyijwe n'imisozi itandukanye, ariko uyu mwanya twongeye guhurira hano imbere yawe tugihumeka umwuka wazima. Turagushimye ko warinze abapapa, ukarinda abasore, ukarinda ababyeyi, ukarinda abakobwa, ukarinda abasaza n'abakecuru, ukaturindira muri iki gihugu cy'u Rwanda, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Waturinze ibyago uturinda icyago, waturinze imiyaga uturinda imiraba, waturinze imishabaganya y'isi yadukura mu byizerwa. Tugushimye yuko tugikomeje uru rugendo, tukaba duteranijwe no kumva ijwi ryawe n'imirindi yawe. Tugushimye kubikorera kwiyubahisha. Rero uyu mwanya tugwaye karibu n'ikaze aha hantu, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe urushaho guterana natwe, kandi uturagire kandi utuyobore. Ijambo ryawe rizima aba ari wowe uryubaka mu mitima y'abagiye kubyumva. Amatwi yacu ndetse n'amatwi y'ababyumva mwami ahabwe gukomeza icyo agiye kumva mu mitima yabo. Tugushimye kubikorera kwiyubahisha ku bwa Kristo wabambura koze. Amen. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Dushimye Imana kuko twongeye guhura twese tukiri bazima, twumve ko twongeye kwakirana mu buryo bw'umwuka, kuko nta muntu n'umwe wabashije kuva mu byizerwa ngo yarahuye n'amabuye ya sitare atinde kuri iryo buye ahuha kuno yaba yakomerekeyeho. Imana ishimwe. Ubwo mperuka ahangaha twaganiriye amagambo menshi, ndetse tuvuga n'imiruho myinshi twagiye duhura turi muri iyi si y'imiruho. Hari ibintu byinshi twavuzeho, hari ibyo navuzeho, mvuga imirimo myinshi itangaza Yesu yakoze, ukuntu yagiye aturinda mu bihe byari bigoye, mu gihe byari bikakaye, mu gihe wabaga uhagaze uri wenyine, mu gihe wibazaga ukisubiza ukareba hirya no hino ukabona nta cyagutabara. Tuvuga ukuntu umuntu ashobora kuba ari wenyine ari ahantu yumiwe, ariko yakebuka hirya no hino agasanga ahagarariwe n'Imana. Rero turashima Imana ko Imana uyu munsi yaduhagarariye mu bihe bya kera, n'uyu munsi kitubereye maso, ikagituma dushobora kuva mu buntu bwayo bitewe n'ingorane runaka umuntu aba yagiye ahura nazo. Uyu munsi rero ngarutse ahangaha ndagira ngo tubanze turirimba ibikorasi ntoya ijya imfasha mu buryo bw'umwuka cyangwa nihereranye n'Imana. Iyo korasi rero mwese abantu bayizi muyimfashe. Iratubwira ngo iyera mu gihugu cy'abera izabana n'abera. Haleluya. Iyera mu gihugu cy'abera izabana n'abera. Ngo iyera mu gihugu cy'abera izabana n'abera. Iyera mu gihugu cy'abera izabana n'abera. Iyera mu gihugu cy'abera izabana n'abera. Ngo iyera mu gihugu cy'abasenga izabana n'abera. Iyera mu gihugu cy'abera izabana. Ngo iyera mu gihugu cy'abihanganye izabana n'abera. Iyera mu gihugu cy'abera izabana n'abera. Haleluya. Iyi korasi ijya imfasha kandi ijya inezeza. Iyera y'Isirayeli, iyera iri mu ijuru. Mu ijuru ni ahantu hera. Ijambo riratubwira ngo iyo yera izabana n'abera, kandi abo bera bazabana n'iyera mu gihugu cy'abera. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'abera ni mu ijuru. Imana ishimwe. Aha muri iki gihugu dutuyemo cyo mu isi duhura n'ibintu byinshi, ugasanga ibyinshi si ibyera, ugasanga bimwe biranduye, ibindi bigashaka kukwanduza bikaguhumanya. Ariko nitugera mu ijuru nahejejwe, kandi yera nyiraho nayo irera. Iratubwira ngo izabana n'abera bazaba bavuye muri iyi si y'umwijima. Imana ishimwe. Kubw'ibyo rero, kuko Imana izabana n'abera, turi mu isi hari ibintu bijya bibasha kuducumuza bikaduhumanya.
bigashaka kuba byagusha umuntu ngo bimuvane muke mu gukiranuka cyangwa mu kwezwa. Ariko iyo uhagaze neza ukategereza Imana igwanana nawe ikakurinda kwandura, kugira ngo ugumye wejejwe muri iyi si, ugwanane n'ibyaha ukarwanana nabyo, Yesu akakurwanirira akakurinda kugwa muri byo, kugeza ubwo uzatabaruka ukayisanga hiri mu ijuru, ukazabana nayo, ukabana nayo ahera hahera, utazongera guhura n'ibyabasha kukwanduza. Imana ishimwe. Tudatinze turagira ngo tuvuge ku ijambo ryamfashije muri iyi minsi ya none, ukuntu Imana igirinda umuntu, ikamurinda kuva ari umwana, cyangwa se ikamurinda ari mu nda ya nyina, ikamurindiramo, ikamurinda gupfa, ikamurinda gukenyuka, ikongera ikamurinda avutse, ikamenya ukuntu azaba, ukuntu azakura, akamenya ukuntu agomba kuregwa, ikongera ikamurinda kugeza ubwo abaye umuntu w'umwangavu cyangwa w'umusore, ikanamurinda kugeza abaye umusaza, kuko bifite intego Imana yagize gute, yiyemeje kuri uwo muntu. Hari igitabo cya mbere, igitabo cya kabiri cyitwa Kuva, kirimo amagambo menshi cyane yamfashije, ariko turagira ngo tuvuge ku magambo abiri, ukuntu Imana ibasha kurinda umuntu n'ukuntu Imana ibasha kurengera umuntu. Hari umugabo witwa Mose, ni amakuru ya Mose tugira ngo tuvugeho makeya cyane, ntidutinda kuko twese turayazi. Uyu munsi ushobora kuba waraye uyasomye uri mu nzu yawe, ushobora kuba ejo warasomewe, ushobora kuba warayumvise kuri televiziyo, ukumva inkuru z'umugabo witwa Mose, ukuntu yavutse, mu gihe cyo kuvuka kwe ukuntu byari bigoye. Igihugu yavukiyemo cyari igihugu gikakaye kandi kibi, kirimo abantu benshi cyane kandi bari barimo badakijijwe. Mu kuvuka kwe ijambo ry'Imana ritubwira ko yavutse, ajya kuvuka yavutse muri wa muryango wo kwa ba Yozefu. Imana itugirire neza, haleluya. Nawe ufite umuryango runaka wavutsemo. Uyu muryango wo kwa ba Yozefu wari umuryango munini, wari ukomeye, kandi wabaye umuryango munini cyane mwakira igihugu cya Egiputa, aho Yozefu yarerewe cyangwa se aho yakuriye, mu gihe yari yaratawe mu mashyamba, agatoragurwa akajya kurererwa ibwami. Agezeyo bene nyina n'umuryango we wose na Yakobo, igitabo cy'ijambo ry'Imana kitubwira yuko bose baje kujya kuzamuka bakava mu Egiputa, bakazamuka bakajya hehe, mwakira igihugu cy'uriya mwami Farawo. Imana itugirire neza. Abo bantu barahageze, barabyara, bagwiza imbaraga, kandi baba ubwoko bwashimwaga n'Imana, kuko bari bazi Imana mu mitima yabo. Imana itugire neza. Bwari ubwoko Uwiteka yishimira. Gukora kugwira kwabo, uko bagwiraga niko banagwizaga imbaraga, kandi Imana nayo ikabishimira. Ariko ijambo riratubwira ngo mwakira igihugu cya Farawo, uko bagwizaga imbaraga nuko bagwiraga bagumya kororoka. Nta kundu uriya mwami wari mwakira igihugu ntigeze abishimira, ndetse n'abari barimo ntibigeze babishimira. Ariko kuko Imana ikunda abantu bayo, ndiyatumye bahera mu buretwa, kuko icyo gihe ijambo ry'Imana riratubwira ngo bagezeho bakoreshwa uburetwa bwinshi cyane bukakaye, ndetse burabahanda. Akenshi na kenshi ugasanga bari kwiganyira, bariheba, ariko bibaza uburyo kibazatabarwa. Ariko Imana yari bafiteho umugambi. Imana ishimwe. Niko n'uyu munsi nawe ufitweho umugambi mu buryo utazi. Ushobora kuba uri gukoreshwa uburetwa runaka mu gihugu runaka, mu gace runaka, mu murenge, mu karere, mu ntara, ukaba urimo uri gukoreshwa mu buretwa, ukaba uhuye n'ibikugerageza mu buryo bwinshi, kandi ukabona ureba hirya no hino, ukabona nta muntu wagutabara. Ariko Imana kuko igufiteho umugambi, niwihangane, izagutabara, kuko icyo yakugambiriyeho nuko izakugeza mu gihugu cyiza cy'amasezerano, cya kindi cy'amata n'ubuki Uwiteka yaturaze abantu b'Imana, abantu bakoreye Imana cyangwa bayikiranukiye kandi bayumva bakanayumvira. Imana itugire neza. Rero ijambo riratubwira ngo abaheburayi bari muri icyo gihugu bakomeje gusenga Imana nubwo bari mu buretwa.
nibuka uburetwa bwishinge nanyuzemo ngira ngo iminsi myinshi itambutse nagiye mbabwira uburetwa nahuye nabwo nakoreshejwe nabi nkajya nirwa ndukwa ndoragura ibintu biteye nabi injya mu bishanga nkajya mu bishanga gutoragura agatete k'agaceri namara kukagwiza ngira ngo none mbonye akejo nzateka aho narindi najya kubona nkabona nyiraho araje akawunyambura akawumena hehe muri cya gishanga ngataha nta kintu mfite. Izo zose ibyo byose ni uburetwa. Abantu niriwe mbakorera kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ariko saa 12 zagera ndibagere nimbuwe n'imbabazi naziki zo kumbereza nibura n'agasani na kamwe ngo bagire imbuwe z'ikintu ndibuze kujya kurari. Ubwo bwose nabonaga nangari uburetwa nari ndimo bumeze ngubwo kwa Farawo. Ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe bari kunyumva uyu mwanya mwumve ko atari mwebwe mwakoreshejwe uburetwa mwenyine. Ushaka kubura gukoreshwa uburetwa birwa bagukoresha ugahinga. Ushobora kwiri gucururiza umuntu uzi kuri buze kujya kubona ikiro cy'ifu uri buze guteka cyangwa inusu y'umuceri, ariko warangiza bakakura ngo nutahe bazaguhemba ejo, kandi abana wasize nta kintu bari kurya. Uzi ko mwana buraye ari dodo cyangwa umushogoro watetse cyangwa isombe bitagira n'umunyu wari uzi kuri buze kujya kugura. Ihangane, aba bantu b'Imana bo mu gihe cya Farawo mwakira igihugu cya Egiputa barihanganye bagumya bakoreshwa uburetwa ariko barasenga. Imana ishimwe. Ariko Imana imaze kureba ibona atari ngombwa, iravuga ati ubutabazi bwabo ntandi buzava. Ifata umubyeyi umwe atwara inda ajya kubyara nk'umuhungu witwaga Mose cyangwa umwana witwa Mose. Imana tugere neza, mu gihe kivuka yavutse bigoye, kimwe nuko uyu munsi none hari abana bari kuvuka mu gihe kigoye. Uyu musore Mose yavutse hariho itegeko ryari riri guhanda abantu bo muri icyo gihe. Iryo tegeko ryari rimeze gute rero? Hari itegeko ry'uko nta mwana w'umuhungu wari wemerewe kuvuka. Imana idutabare. Haleluya, haleluya. Nta mwana w'umuhungu wari wemerewe kuvuka. Hari itegeko ry'uko hemerewe kuvuka umwana w'umukobwa akaba ari ubaho. Ariko umwana w'umuhungu wari wese muri iki gihugu cyangwa muri icyo gihugu cya Farawo nta kuntu yagombaga kubaho. Hari itegeko ry'uko navuka bari buze kumuhotora agapfa. Ariko Imana kuko yizigamiye abantu bayo, abo bana bagiye babaho mu ibanga, akagira abana b'abahungu bagenda bavuka, sinzi niba baravukiraga mu mayira cyangwa hehe, abo bana babaho. Ariko umuntu wari ushizeho iryo tegeko abirebye abona abana b'abahungu barimo bari kugunya bavuka, kandi abona ubwoko bw'Imana burimo buri kugwira kandi bugwiza amaboko. Noneho habaho itegeko ryo gushyiraho itegeko ngo noneho umwana w'umuhungu wese ugiye kuvuka bajye bamuta mu uruzi rumutware. Ariko Imana ni nziza, haleluya. Hari uwigirinda utagomba gupfa kuko hari Imana yamuvuzeho. Mose yaravutse, amaze kuvuka nyina aramujyana murinda igihe kingana n'amezi 3 amurerera aho hirya mu nzu, aho ntashoboraga kumenya nawe udashobora kumenya mu ibanga ry'Imana. Ariko igihe kigeze jambo ratubwira ngo nyina wa Mose abonye ko kumuhisha no kumurindira ahantu runaka atakibishoboye, yaramufashe amubohera akato. Imana nitugirire neza. Uyu munsi wa none hari igihe waba uriho abo muri kumwe batabishaka. Hari igihe waba uri gukura uri umwana uri aho ngaho ugakurira mu batabishaka, mu batabyemera. Hari igihe mama waba uri kukurera yaba ari kukurera, ariko igihe cyo kukurera akabona kiramugoye kiramunanije. Ashobora kukurera yabuze icyo kugaburira, ashobora kukurera yabuze icyo guhekamo, ashobora kukurera yabuze n'icyo kuryamishamo, akareba hirya no hino akibaza ahantu yakujyana nibura urebe ko warengerwa. Ariko kuko hari Imana yakubuzeho, humura ntacyo uzaba. Ubu uri umwana cyangwa ubu uri umusore, humura ntacyo uzaba. Umubyeyi igihe cyarageze avuga ati kurera uyu mwana birangoye, reka nze ndebe uburyo namukorera akato. Uyu Mose bamukoreye akato bamujyana ahantu mu rufunzo hafi y'uruzi. Imana idutabare, haleluya. Agezeyo amushyira mu rufunzo. Hari ahantu ushobora kugera uwagukundaga akabona ko bitagishoboka kugira ngo agumye gukunde, akareba ahantu yakujugunya. Ariko kuko hari Imana yakubuzeho, nta mbyizi, nta mbwa, nta mbwebwe, nta rusamajwe, nta mwicanyi, nta mugome, nta n'ingambanyi izagusanga aho bagusunikiye. Imana itugirire neza. Imana igira neza. Yaje gukoresha rero Herodiya umukobwa wa Farawo,
imana ikora siripurize, ikora ubutabazi budasanzwe. Herode yamanuka agiye ku ruzi koga, ahageze abagaragu be n'abaja be bajya kumva umwana arimo ari kuririra mu rufunzo. Imana itugirire neza. aravuga ati uwo mwana uri kurira ninde, mujye kumunzanira. Baramuzana, bamaze kumuzana bamuhereza Herodiya. Arabavuga ati ngaho nimukuremo ako kato bamushyizemo, bakamukuramo. Imana itugire neza. Iki gitabo cyo Kuva ibice byaho igice cya mbere ku murongo wa 11 niho turi buze kujya gusanga uburyo Mose yavutse. Mu bice bibiri bizaho ngaho mu Kuva dutangiriye ku murongo waho wa mbere niho tubuze kujya gusanga ababyaza beza b'abanyempuwe bari muri icyo gihugu, ukuntu babyazaga abana b'abahungu babona ari beza, bakabona atari ngombwa kubahotora. N'uyu munsi hariho abantu bagifite impuwe, bagikorera Imana kandi bacyubaha Imana, bakubaha n'ikiremwa cy'Imana, bakavuga ati uyu muntu akwiye kurindwa no gutabarwa kuko hari icyo Imana yamuvuzeho. Imana itugire neza. Herode atora uwo mwana, igihe kiragera, mushiki wa Mose yarara aho ngaho acungiye aho. Herode yashatse umuntu wazarera wa mwana. Mushiki wa Mose aravuga ati ariko hari umuntu wamurera. Nuko Herode aravuga ati ngaho genda umuzane. Niko kugenda azana nyina wa Mose. Imana ishimwe, hari uburyo Imana ijya gucungira aho ngaho, kandi cy'Imana yakurindiye nukuri amasezerano yawe Imana yakubuzeho nta na rimwe atazasohora. Mose hari icyo Imana yari yamubuzeho, kandi Imana yo mu ijuru itajya yivanga mu bya, itajya idukuraho umutima wayo. Niko umutima wa nyina wa Mose utigeze ujya kure, ndetse na mushiki we bavukanaga ntigeze ajya kure, bituma Mose arererwa ibwami hahandi batifuzaga kagomba gukura. Imana ishimwe, haleluya. Niko rero n'uyu munsi wa none Imana izagutunga ikagutungira hagati y'aba bandi. Niko Imana izakugaburira ukagaburirwa na ba bandi. Niko izakwambika ukambikwa na ba bandi. Imana itugirire neza. Mose muri make yarakuze, amaze gukura biba ngombwa ko igihe kigera agahabwa ububasha bwo kugira gute, bwo kuragira ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hari ijambo ryanditse mu Kuva ibice 14 ku murongo wa 26. Imana ishimwe. Haratubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati rambura inkoni, rambura ukuboko. Hano itara. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi yigabanyamo amazi yigabanyamo. Imana ishimwe. Rero hari ijambo nshatse kugira ngo tuvuge kuri iri jambo ryanditse mu gitabo cyo kuvanwa mu Misiri kw'Abayisirayeli. Habanje kugira ngo Mose uyu nguyu abanza avanwe he mu kato, cyangwa se muri kariya kebo bari bamuboheyemo, bari bamushyizemo. Nawe hari akato bashobora kuba baragushyizemo, hari akato Imana ishaka kuguhishamo kugira ngo ukunde ubeho, ukunde ubu icyo ugomba kuzaba cyo mu gihe kiri imbere. Imana itugire neza. Ushobora kuba uri muri kugeragezwa n'inzara, ushobora kuba uri kugeragezwa n'umugabo, ushobora kuba uri kugeragezwa n'umugore, ushobora kuba uri kugeragezwa se n'inshuti zawe, ushobora kuba uri kugeragerezwa mu murimo, ukabura uburyo, ukabura ubuhungiro, ukabura ubwihisho. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hari akato Imana yakubikiye izaguhishamo, cyangwa se iguhishemo uyu munsi wa none. Isaha n'umunota nibigera uzakurwa muri ako kato, nawe ugaragare ube ugomba kuba we mu gihe gisa nk'iki. Imana ishimwe. Mose yavuye aho yari yashyizwe muri ka kato mu gihe gikwiye. Igihe kiragera abo kuyobora ubwoko bw'Imana bwari bwararenganyirijwe hehe, hariya mu Egiputa kwa Farawo. Imana ishimwe. Mu kubaho kwa Mose n'Abaheburayo
bagumye mu buretwa, baguma mu mibabaro myinshi, kugeza ubwo Imana yagumye gukorana ibitangaza nawe. Imana ntiyigeze imureka kuko yari yaratoranyijwe nk'umuntu uzayobora ubwoko bw'Imana. Imana yagumye kubana nawe, igumya kubana nawe mu nzira zose zikomeye, ariko bagumya gusenga no kwizera Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira twihuse cyane ukuntu baje kuvanwa mu Egiputa, barakomeza bagenda i Kanani. Hari ahantu bageze ku nyanja itukura, niho hanyuma bageze mu rugendo rwari rubagoye. Bageze kuri ya nyanja byari bibagoye, barebaga hirya no hino bakabona ni imisozi, bareba inyuma bakabona n'abanzi babo cyangwa n'abantu babarwanya, bareba imbere bakabona ni inyanja, nta butabazi na bukeya bwari buhari. Ariko ijambo ry'Imana icyo yakuvuzeho ntigihera. Yaramubwiye ngo Mose, rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Haleluya! Hari ijambo Imana yari yaramubwiye, hari ububasha, hari ubutware bwabaga muri we. Imana ishimwe. Mose kubwo kumvira Imana yarambuye ukuboko hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri, yigabanyamo kabiri. Nuko Abayisirayeli baratambuka, batambuka mu mbaraga z'Imana, batambuka mu cyubahiro cy'Uwiteka. Imana ni iyacu, Imana itugirire neza. Mu biruhije rero, muri bya bindi bigoye ubona bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Niba wizera Imana, uzarambura ukuboko ibyari bimeze nk'inyanja bicikemo kabiri, maze nawe utambuke. Ibimeze nk'ibikakaye, ibimeze nk'ibyasamye, ibimeze nk'abarozi, ibimeze nk'abambuzi, ibimeze nk'ibiguhombya, ibimeze nk'ibyagukerereje, ibimeze nk'ubugumba, ibimeze nko kutagira aho watabarirwa, ibyo byose nurambura ukuboko hejuru y'inyanja, kuko Uwiteka ari we wabigutegetse, ibyo byose bizacikamo kabiri. Imana itugirire neza. Abayisirayeli barajabuka bagera hakurya ya Yorodani. Abanyegiputa barabakurikira kuko bari bazi ko bafite umuhigo w'ibyo bashaka guhiga. Birukaga ku bwoko bw'Imana. Abaheburayi bari bafitanye isezerano n'ibanga ry'Imana, nta kuntu bari bazi icyo Imana yari yarabavuzeho. Birukanka bagira ngo ni umuntu bari kwirukankaho nk'uwo bahiga, bashaka kwigira uko bumva bashaka. Uwiteka abanza areka Abanyegiputa bose, ararika babanza bose birundarunda hehe muri ya nyanja. Bagezeyo Uwiteka akoresha ubutware bwe. Imana ishimwe. Abayisirayeli bamaze kujabuka, Uwiteka ategeka inyanja ihita ko yongera irifunga. Imaze kwifunga, Abanyegiputa bose bamirwa n'iyo nyanja. Imana itugirire neza. Uyu munsi hari ibiri kukwirukanka, uyu munsi hari ibiri kuguhiga. Mukirisitu hari ibiri kukurwanya. Umva murokore, hari ibiri kugusubiza inyuma, hari ibishaka kugutsemba ngo bigutsembere naho mu nyanja, aho hantu hakomeye udashobora kwikura. Ariko kuko hari icyo Imana yavuze kuri wowe, itejeje amagare yabo kuyakuramwo amagare hasigara inziga, bikururukire mu nyanja. Imana ishimwe. Uyu munsi ibimeze nk'uburozi buri kukwirukaho nibukururukire mu nyanja, bwe kukugeraho. Imana ni iyacu. Ibimeze nk'ubukene nibikururuke bikuveho. Imana ishimwe. Bisigara inyuma bikongokere mu nyanja. Ubwo bukene bwaguhanze Imana ibugukureho. Ubukene buraryana, ubukene buteza inzara, buteza kwambara ubusa, buteza kwangwa, buteza gutuma inshuti n'abavandimwe wari ufite bakuvaho. Ibyo bintu bimeze nk'ibyo ngibyo nibikururuke bye kukwiruka inyuma. Imana ishimwe. Rero mukristo uri aha ngaha, ndagira ngo ngubwire ngo wihangane mu bigeragezo byawe bimeze nka buriya buretwa, mu ntambara n'amakuba, mu gusekwa no kwangwa, mu gutukwa no gufatwaho ijambo. Hagarara neza wihangane. Uko Abayisirayeli bihanganiye mu Egiputa bagasenga Imana, Imana byatumye ibishimira, ibakurayo, ibarinda intambara zose no kugwa mu butayu ahantu hakakaye, ibajabutsa inyanja. Bageze hakurya y'inyanja bararirimba, barabyina, bashimira Imana ishobora byose. Rero natwe uyu mwanya turi aha ngaha kuri aya magambo twavuze twihuse, uhereye hariya mu gitabo cyo Kuva, mu gitabo cya kabiri cyo Kuva, mu gice cya mbere kugera mu iherezo ry'icyo gitabo. Uzahasome hose neza, uzahasanga ubutabazi n'imbaraga z'Imana no gukomera kwayo, ukuntu itagitererana abantu bayo bayubashye kandi bayinambyeho ibihe byose. Imana itugirire neza.
rero ndangije ngira ngo mbakumbuze gukunda Imana neza, kandi mu murimo wayo uyikorere neza. Nujya gusenga usenge uzi kuri gusenga Imana ishobora byose. Nuririmba ujye uririmba uzi kuririmbira Imana izakugororera, itazatuma uri buze kuzahera he mu nyanja ariyo iyi si turimo. Iyo nyanja ni iyi si irimo imiruho, irimo imibabaro myinshi, ariko niwihangane uzatsinda urugamba. Imana iduhe umugisha. Kubw'ayo magambo rero mukomerere mu mwami wacu. Imana izatugororera kuba mu gihugu cyiza kirimo amasoko meza, kirimo amariba, kirimo ifeza n'izahabu, kirimo kurya, kirimo amahoro, tutazongera gukubitwa no gukubitwa ibipfusi cyangwa no gushaka ahantu twahungira tukahabura. Tumenye ko nitugera hakurya ya Yorodani tuzaririmbana n'Imana, tukicarana nayo. Imana ikatugaburira, ikatwambika. Nubwo uyu munsi uri kubura umwambaro, nubwo uyu munsi waba uri kubura ibiryo, nubwo inshuti waba wayibuze, nubwo bamwe bagukunda baba barakuvuyeho, wihangane. Nitugera hakurya tutuzongera kubabara. Amahoro n'umugisha bibane namwe. Imana ibaha umugisha kandi bagire neza. Murakoze. Reka dushimire Imana ibyo yadukoreye byose, aho yatuvanye naho iba yitugejeje. Reka tuyishimire. Imana ibagire neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kubw'iri jambo. Iri jambo rigeze ku bakuru no ku bato, rigeze kubera bawe, rigeze ku bwoko bwawe bwagutegeye amatwi. Uwiteka Imana y'amahoro, uyu mwanya hari abantu barushye, baruhiye mu butayu, baruhiye mu buretwa, bari gukoreshwa n'umwami Farawo, bari kwishaka bakibura, bari gutaka bakabura ubatabara, bari gusaba bakabura uwabahereza, bari kuboroga bakabura uwabahoza. Uwiteka we, turagusabye kugira ngo buri wese wakwizeye akagukurikira yongere abane nawe ibihe byose. Ihumure ryo mu ijuru ritwereka yuko tuzagera mu gihugu cyiza cya gakondo, ridukwihanganisha, biheze gukomera, rihereza abantu bawe gukomera. Ababyeyi bakomerere muri uru rugendo, abagabo bakomerere muri uru rugendo, abasaza n'abakecuru bakomerere muri uru rugendo, abananijwe n'ibibazo by'uburyo bwinshi butandukanye bakomerere muri uru rugendo. Mana, ndabizi neza kutazigera utureka, kandi uzagumya kurwanana n'abakwizeye kugeza ubwo uzabambutsa muri iyi si y'akaga, muri iyi nyanja irimo iruho, muri iyi nyanja irimo amakuba, muri iyi nyanja irimo ibiduhiga, muri iyi nyanja irimo ibiturwanya, muri iyi nyanja y'intambara. Ni wowe wenyine wadukomereza amaboko, ukatuyobora inzira nziza, ukatwambutsa iyi nyanja y'iyi si, iyi si y'amaganya. Ndagushimye rero aba bantu bawe baraha, ngaho gumye bagenze, uzabageze mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Ndagushimiye Mana kugumye kuturwanirira, kuko warwaniriye Mose, kuko warwaniriye Abayisirayeli, nguko wabarinze ingabo zibi z'Abamedi n'Abafilisitiya. Turagushimye kugumye kutugirira neza kubwa Kristo wabangura kose. Amen. Mwavuganaga na Tawusa Rachel ukorera kuri YouTube Philadelphia. Imana ibaha umugisha. Nomero yanjye ni 0787 Imana ibaha umugisha. Tuzahura ubutaha. Mahoro n'umugisha bibane namwe. Murakoze. Philadelphia, Imana irakira.